gore Semuhungu yaramuteretse ahubwo umenya Semuhungu yaranamuzazambuwe rwose. Lorenzo wa wundi wavuze ngo iki ngo nta cupa rya minisitiri azi. Ashobora kuba yarakoranye ibintu na Eric Semuhungu kandi yaramenye umuceri hasi. Lorenzo barayike Semuhungu wowe bwira uwo bitagiye yaguhe message wirebe sha barakundanaga pe yeva gore Lorenzo ajya hasi ajya hejuru mwe mwakoranye nawe bazaruvuyanga ni inshuti ye baricara ndujya hasi man ngo ni impande zose gore se ni amfata Ruvuyanga nturi gutanga amakuru yuzuye muri kari yarambabaje ejo bundi avuga shango nge na Ruvuyanga ngo dufite umukire ngo dufashe akaboko k'iburyo yarambabaje Nikare byavuze se ngiye ntabwo mbihakana rwose giye se hari ikibazo giye inkoma amashyi yabyo bango ngo ndoko k'iburyo kwa Totobo yego ngenda byemera kanze ntangira icyo bita kubaga ayifata ifano wari wantumye ikinya nta kibuze byashize komereza aho ngaho nta kinya badijata uzuduke dijata muziri byabuze umbaze no kuvuga ngo titre y'iyi nkuru iravuga ngo titre y'inkuru bivuga ngo ngibintu Ruvuyanga DJ Adams na Taifa bakoreye SFM no Ruvuyanga uramuzanira ibibazo ntago mvuze ngiye ko ari bikora ngiye kubaha izo bita zandani n'ukuntu agasaza k'imyaka 73 kamufatiye aho bita Senegal karamuniga urufuzi ruraza ako gasaza yari yakibye ako gasaza yashatse kugakina fundi iguruka yakijijwe n'umuntu wihitiraga ubwo turacyari aho ntago ndinjira muri ntuza natwe niho tukiri izina gafaranga ubundi ryavuye izina gafaranga ubundi ryavuye neza ryavuye ahantu bita Senegal ubwo bamuujwigirizaga bamukubise wakajwiga arahwera ubundi avuga ko ngo yabonaga yarakubiswe no kujya kwituma byari bikomeye yamaze iminsi biradakora uwitwa abwira gafaranga ati bari banyishe gafaranga aravuga ati wowe ntucike intege dukomeze ati ntucike intege nuko gutsindwa kwa ati ntucike intege we dukomeze barakomeza uwitwa gafaranga w'amakuru mfite nuko ahantu yari atuye yarahimutse gafaranga ari wende Elias Kibwete nyine ari we ntuza wabashije baza Ruvuyanga ariko arabaza sinyana baza ngo gafaranga ngo ni Samu Karenzi baza Adam je ibya football ibya sport ntabyo zere kandi wogeza amakuru ndimo kubona hano ni mashashi kandi wogezaga mukanya oya nago nogezaga nasomaga message nose ngubu abahungu bandika muri commentaire ngubu hano ari message uze ngo adera mukasine ngo igihumbi ziri hafi kuzo gusa namenya rinde bavuga ng'igihumbi no ni message yanditse gutyo nyine ngo adera mukasine ngo igihumbi ziri hafi kuzo Adams muragendo hinuka gatamu yari wa kera uwo ni gore kandi niwe bahimbye Adera oya Adera ni wa mukobwa nawe uharabika se wa mukobwa bakorana nawe uharabika ngo bimwe bibi ngo zigiye kuzura igihumbi uzi yarimo yikiriza shebuja shaba arimo babaga abantu ngwe nibyo mvuga nibyo boss ngo nibyo icyasha kuba rero ndacyakomeza story ni iki aba bigize ba karampenge byo kubana ariko rero
mukaba mwibuka story murayizi ya Gafaranga niryo zina ahantu ryaturutse nyine izina bahimbye Samu Karenzi nyine rya Gafaranga nyine ni aho ryaturutse aho ryavuye byavuye nyine ku gukunda Gafaranga nyine murabizi ariko mbere na mbere nyine ndashaka kubanza kuzuza ahantu ibyo bintu byaje aho ibyo bintu byaje murasimbuka bandu tubwire ukuntu iryo zina ryaje nyine ndabigeraho ubwo mashaka agiye kugira ngo nce nkerera mu cyamba Ruvuyanga nawe arahazi ariko arahazi cyane mbese arimo arigengesera aragendera hejuru y'amagi kandi nabonye ejo bundi we baravuze ngo ni inkoma amashyi buriya Ruvuyanga aratinya ntashobora kwikoraho namwumvise Ruvuyanga yakubye ngo vuga ngo ntabwo uzahembwa Ruvuyanga buriya ntabwo bashaka kwikoraho afite shebuja w'umurokore iyo yumvishe hari uvuga nabi ibintu nk'ibyo aramwicaza muri office akamuha oni rero Ruvuyanga tumureke rwose oya nakumvise abo bahungu rero ari we Gafaranga ikintu yakoze habayeho icyo bita ubufatanye nk'ubwa OTAN hagati ya Ferwafa ndetse n'umuntu bita Gafaranga baravuga bati rero mwebwe mugomba kuzana icyo bita ubwirinzi tukabushyira aha ati umuntu wese uzaza ubaga namwe mukamfasha mukamubaga babyumvikanaho ariko bakaba kubera Gafaranga nyine rya zina ry'ahantu ryaturutse wareba ahantu hari amafaranga bro ntuzamubwira ikindi hari amafaranga yanakwicisha w'ikintu yakoze yumvikanye n'umuntu bita no muri Ferwafa ubwo singiye kuvuga ngo byaturutse bamwizeza ibitangaza by'amasoko bamwizeza ibiki arangije ibyo bintu bishoboka kuba byaba ari ukuri 100% ko muri commentaire nabuze umuntu n'umwe ubihakana ndetse n'umunyamakuru twemera mu biganiro bya siporo ndetse n'undi twemera mu biganiro by'imiziki ariwe DJ Adams bose nta n'umwe urimo uravuga ngo ahantu ushobora kubeshya iby'imiziki erega abangaba barakoranaga ndabazi bari kumwe basanga ni ukuri cyane DJ Adams ifunguka oya barakoranaga ngiye bya siporo simbizi icyaje kuba ni ikirere byaje kugeraho ya masoko yabemereye arabura nari karara kandi arimo arumva yaza ko ari ukubeshya nawe barimo arakunyomoza ya masoko amaze kubura Gafaranga arongera yicaza ya timu ye Mparabitsi bati sasa duhindure imitutu tuyerekeze kuri Ferwafa uri kuvuga ngo Gafaranga ngo bikabacanga ngo ujye uba abahungu muri commentaire ngo ba specific ubwo nyine nibumva Gafaranga bamenye ko ari kibwete iyo gahunda bayipangiye kuri resitora imwe ntagiye kwamamaza aho Rikara akunda kuba yicariye yagiye kuvumba ibyo ngo bita kureka buriya Rikara ngakunda kwinywera agasupu wako bita potage ariko kuza ujya ngakanywera mu ijya potage ariko Taifa nawe ndimo kumbesha ngo nase potage umuntu ayingwa buri kanya cyangwa ari ikindi kiba cyabanjirije muri iryo joro uriya akunda potage cyane nyine amasaha yose mu joro haba habaye iki cyari kukubaza abamutunaritse ataha zibura ibiri ubundi ngo baratuna oya Rikari we ntago ajya tunarikwa muramwitiranya na gore ariko ngo wasanga tunarika gore
oya ibyo bintu Rikari ntabijyamo. Rikari yifitiye ubundi bujiji bwe, ariko ibyo ntajya abikora. Ariko namugiriye inama kugira ngo ahinduke, kuko n'umwana ufite viziyo, ariko yarananiye. Ariko ni gute umuntu agira viziyo atazi kwandika tayi, nawe ukora amakosa. Taifa amakuru ahari ku mihanda ngo gore ngo ari gushaka kumwinjiza muri game. Reka umuhungu wanjye ko yaba Rikari ntazi kwandika kandi nawe urabibona, sibyo? Ni umuhungu wifitiye ikibazo rwose cy'imikurire kuko ntazi kwandika. reka je nikomereza kuganira na PM PM namumenye ni muzima cyane. PM ni umusaza ntago muzi. PM ni ugiye gutuma wirukanwa. PM ni umusaza. Agoze wowe nirukanwa nani ni wonyirukana? Wowe nyirukanwa. Ese watinye inkuru. Umbwire Kasuku. Serge. Yewe sinjya nkora ibiganiro marabitsi urumva? Erega no Taifa ari marabeshya. Gese ndimo ndaharabira. Icya kabiri. Ngewe sinshobora kuvuga umuntu cyangwa se umunyamakuru dukora akazi kamwe. Nuko uvuga ngo ukingira ikibaba. we ko yakuvuze ko yavuze ngo warababaye ngo kuko APR yavuyemo ngo ntuzurira indege. Ibyo nta kazi ke ntabwo giye byo yakoze njye nabikora niba yarabikoze. Niyakuvuze ati yanyongore yambwira gahinda. Ibyo ntabyo yanga. Uvuyanga ujye umupira ndawushotera. Arabibuza. Urimo urashaka guhindura Taifa injangwa ukavuga ngo niba yarabivuze. Arabibonye ndamusubiza. Ntabwo nshaka aya masaha gufata umuntu nkamukoraho inkuru marabitsi. Arahari kureba baraharimo hano. Dukora umwuga umwe njye ntabwo ndi bubikore. Taifa ibyo ni ibyo afite umurongo we platform ye, ariko jewe nitandukanyije na Taifa Bruno. Kwamenya hari umuntu wamuteye ubwoba. Ruvuyanga bamaze kumuha agasopo. Baragiye baricaye nyuma yaho baburiye isoko rya Ferwafa yarabibijeje. Baragenda baricara baravuga bati sasa aba bantu ikintu twumvikanye bakirenzeho, mureke tubabage twifashishije mikoro. Aba bantu bwa mbere mbaga perezida wa Ferwafa mvuga uburyo nta mupira azi, nibo baje bafata iya mbere bahuruzanya kubahwa ministre wa siporo, bati niba hari umuntu ukwiye kurindwa bakamuproteja, ati n'uyu mugabo bita Shema perezida wa Ferwafa, ati kuko ingamba z'ubwirinzi zimumereye nabi. Ubwo barimo bavuga twe ngo nge n'agakundi kanjye ngo kayobewe n'umuhungu bita Toto Boy, ati abo bantu nibo bameze nabi. Bari barabivuze mbere, barasinyanye nyine y'amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Ubwo icyaje kuba babuze rya soko rero baricara, nibwo bakoze iyo nama. Uwitwa Gafaranga none habereka uburyo bari bwatake. Abahungu baraje baricereka bakubagira perezida wa Ferwafa, baravuga ngo ahubwo uyu ntakwiye kurangiza na manda ye, ngo uyu nguyu yagombaga kwirukanwa hagati ataranasoza. Abantu noneho baraza barabibutsa baravuga bati se umuhungu wacu ko yaje akabivuga mukamusamira mu kirere mukavuga ko ari ingamba z'ubwirinzi, none ubu mumwihindutsemo. Ndacyakomeza kugenda mbereka uburyo nyine aba bahungu baharabikaga n'ubu bagiharabika. Ubwo Gafaranga rero bita Goregore aramubwira ati ni wowe ugomba kujya ku ruhembe nyine ukayobora ukabitangiza, noneho natwe tukataka. Baraje bakwatakira Ferwafa iracanganyukirwa. Noneho uwitwa perezida wa Ferwafa arababwira ati se ko mwari abahungu banjye dupfuye,
baravuga bati hari ibyo utujuje twari twarapanze tutavuganye, hari ibintu utegeze wuzuza. Ubwo rero hari umugabo wabigiyemo arabahuza, aravuga ati muze rero duhure turebe ibyo tutujuje ni ibiki. Urumva bahageze, niba yarabapfumbatijemo akantu, niba byarakize ukuntu byagenze, ariko guhera icyo gihe bahise baceceka. Namwe nyine murabyumva iyo system ukuntu iba imeze. Niba umuntu yatakaga ukajya kumva arazimya ako kanya, ni uko haba harimo akantu kinjiye kwa ndani, ubwo baba baracecetse. Noneho baba baramubwiye batari ko natwe icyo dushaka ni iki, hari diru dushaka kudufasha, ari byo nshaka kuza kubereka ahantu biza guhurira n'ibigendanye n'ibyo by'itangwa ry'igikombe n'iki byose. Ko Gafaranga rero basigaye yarashoye imigabane muri Reyo, ameze nk'aho ari umuyobozi muri Reyo, yakoze ibishoboka byose kugira ngo nyine ikipe zo mu Rwanda zitazahabwa igikombe, kuko yabonaga iye nyine kugira ngo izemo bigoranye. Ahita abwira perezida ati ibi bintu ntibishoboka. Noneho ku bantu bumvishe ejo bundi murabibuka, bariteretse barica baratangira baravuga ngo ikipe ya mbere ngo nta kuntu yabirushwa ngo amanota ngo ageze kuri 15 ngo bayihereze igikombe, ngo nyamara ibyo bintu ngo perezida ngo yakwicara ngo akabitekerezaho, bona Ferwafa ngo bakabanza ngo bakabireba ngo bakabitekerezaho, ngo ikipe ngo yahabwa igikombe irushwa 15. Aho rero navugiye ko aba bagabo bafite imikoranire, mwabyumvishije noneho ko perezida yagize ate, yahise aza kwa Ujumura aratangaza avuga ko nta kipe yo mu Rwanda izafata igikombe. Urumva bariyunze kuko baramwatatse baramwotsa, bamaze kumwotsa baricara, bicaye barabahuza, ibyo kongera kumwotsa babikuraho, baratangira nyine bakorana neza. Ni ukuvuga ngo rero aba bantu muzarebe n'iyi radiyo bakorera, sinjya nca ku ruhande, ubwo n'ubwino mbaha. N'iyi radiyo bakorera ntiyigihemba, mwarabibonye abanyamakuru benshi uko bagiye bavaho bagenda. Muzarebe cya kiganiro cya nimugoroba, abanyamakuru hafi ya bose barigendeye, abitwa ba Keza Cedro baragiye. Umuhungu wa mbere mu bigendanye no kuvuga amakuru y'i Burayi bro, utacambuwa mu Rwanda hose no mu biyaga bigari, umuhungu bitarani nawe yarasezeye aragenda kubera kumuhemba, babuze amafaranga. Urumva uwitwa Kibweteri yarabicaje arababwira ngo tekereza bro, kubahembwaga 700, umuntu akagukura kuri 700 akakubwira ngo uzaza uhembwa 2.5. Aho hantu wahaguma? waba ushaka iki? Abahungu rero bose arababwira ati nimutagabanya, abahungu bahita bigendera. Ni ukuvuga ngo we abahembwa nabo mu gisata cye, abandi bose barigendeye baciyeho. Mwarabibonye n'abitwa bakaregeye abakoraga ibiganiro bya mu gitondo, abo baragiye bose. Muri ya system yo kubagabanya umushahara yo kubura yo kubahemba, ni ukuvuga ngo ibintu byaradogereye. Ariko byatangiye bite? Aha ni ukubaho ukuri, kandi twagiye tubibabwira, twagiye tubagira inama. Nakoze ibiganiro birenga nka bingahe mbagira inama, mbabwire nto umuntu yazanye business yirinda gusesereza, kuko ntumenya uri buzane publicité kuri radio yawe ninde, ntumenya uwo waserereje ninde. Narabibabwiye rero baranga. Ubwo ndimo ndihuta kugira ngo twerekeze muri Senegal, aho banigiye umuntu uwo bita Kibwece, aho bamunigiye urufuzi ruraza agasaza ngo. Ariko rero buriya bugabo bwiriye wa mugani ibiryo burya ngo na agasaza k'imyaka nka 80, ariko kaniza umuntu umva
karamunize no guhumeka biranga yihaye ku gacenga ikota. So n'iryo faranga rero ryashinze iriya radiyo murabyibuka ko ari ifaranga ryibwe ku bakinnyi bagiye bagurwa muri APR, aho uyu gafaranga yari yaripanze akazi bakajya bamutuma bamwizeye, akagenda akajya kuzana abakinnyi, akazana n'abakinnyi bamaze imyaka 2 barawuretse. Hari umukinnyi yazanye bagiye kuzana yari yarawuretse, yari imanukiye, yarasanze umukecuru ku cyaro yaragiye kumufasha guhinga, bahita bamuzana bamukorera inkuru ngo yatsinze ibitego byinshi muri shampiyona, bashyiraho ibitego 10 na bingahe, ahita aza kumugurisha muri APR. Urebe ko APR yari yaragatoye. Umukinnyi yarahageze bamutereraga umupira akawufungisha amenyo, uwitwa Gafaranga baramuhamagara ngo yiregure. Ibyo yavuze ni Nyagasani ubizi, ariko abayobozi ba APR baravuze bati nitwongera kubona uyu muntu aha, ubwo agenda atyo. Urumva rero beef yavanyeho yari ya beef mbi cyane, ariko nkakomeza kumugira inama nkamubwira buriya mu muco wa Kinyarwanda niyo uriye urya gake nturya cyane, kuko iyo uriye cyane ukora ibintu bitari byiza. We rero yarahubaguritse araza ariba ararya, arabanza ashinga iduka ry'imyenda mu mujyi. Iduka arabanza ararishinga, iduka rivaho, aragenda ashaka umuntu bagura imigabane muri radiyo, ariko byose abikuye he muri APR. Twihuse rero uyu mujyama nyine kugira ngo mbabwire izina rye rya Gafaranga ahantu ryari riri, murabyibuka icyo gihe yakoraga kuri Fine FM, yakoranaga na bagenzi be mu gisata. Narangije arabatoroka agenda babeshya ko agiye kurangura ahantu, kumbe yerekeje muri Senegal kugura umukinnyi. Murabizi umukinnyi w'umudefanseri bita Suwana ukina muri APR, uriya niwe wagiye kumuzana. Aragenda rero sasa aho niho yahuriye n'uruva gusenya, niho yageze baramuniga, yaraguyeyo. uyu mugabo no muri Senegal aragiye abonanye n'umukinnyi, arangije avugana n'abandi bagiye bamurera, ariko yibagirwa. Tayifata ukwibutse ko SKFM yinjiye nawe ari aha ngaha. Nta kibazo naze. Naze nibwo turi kumubaga neza. Hari uwitwa nde? Radio yabo yinjiye. Oya, wasanga ari umuntu, wasanga ari izina biyitiriye. Duyungu ari kuri paro navuga ahubwo. Nibo nababonye. Nibo. Okay. Obugo icyabaye ni iki? Abaragiye niwo muzamuye ngo yihakanire se. Yasabye request ndamwemerera. Nta problem. Abari butukane ntago turababoroka bihorera, turababoroka bumve gusa nibandike muri commentaire. Oya ngewe bashaka kwerekana kuvuga ngo Taifa arimo neza, tubyire mwohereze maniga, dukeneye kugera kuri 15 dukomeze. Mba nshaka kwerekana ibigendanye n'ukuri, bashaka kwerekana ibigendanye n'ukuri, guca bya bintu byo kuza ugasanga iyi comment nyisome. wowe soma nta kibazo. Wabwiye no ku kiremba kigenda na 2. Oya, umusaza aho ngaho ndamwubaha aho ngaho rwose, bareke kuntukira umutaramu wanjye. Uwo ndamwubaha rwose, uwo ni grand frère pe. Buriya no mu itangazamakuru niwe wamfashe ukuboko,
no kugira ngo rwose itangazamakuru ryisangemo tano kwa tano mbikesha uwo mutaramu rwose. Abantu barimo gukanda tuyijandike bakanze 13,500 dukomeze. Oya niba baretse tugera kuri Kenzi kabisa. Oya we muhire uko agenda avuga bararyoherwa. Oya ntago bari gukanda bari kuzaba kazomba. Dukeneye Galaxy ebyiri dukomeze. Galaxy ebyiri. Areba ikibazo bari gukanda ku muntu umwe gusa kandi bagomba gukanda kuri pano yose. Na pano bayihe, na pano bayihe. Na pano muyikandeho man. DJ Adams ari kubibutsa, Embassy arahari, turahari dukomeze twimyuti. Ona Taifa. No. Uriya mu bantu 100% kamaze mbwira abantu bari aho ngaho wenda bari mu ma comment iyo ngiye. Uriya abantu mu bantu 100% 95% nta na kimwe baba bazi, 4% baba hari icyo baba bazi ariko bashobora no kurabura babandi 95% akaza 1% ukoresha 4% kugira ngo atarabura 95%. Rero aba ngaba bandika ku comment uri aho ngaho nta kintu kiba kirimo. Nago hari ibintu batashobora kumenya kubera ko atari ibintu byabo. Wowe nka Taifa ushobora kuganira ibintu by'abanyamakuru by'amaradiyo by'iki kubera ko wabibayeho. Abangaba bandi rero bakagombye kujya muri izo gobyori baba barimo baganira ibyo muri ibyo gobyori kuko nizo bazi. So umuntu wandika comment zaho ngaho nibazamure umuntu ngo uravuga iki abantu ntabwo mu comment bavuga kubera ko bagomba kuvuga. Wavuze mufite icyo kuvuga. Ruvuyanga ntarimo atanga ibitekerezo se. Ruvuyanga yatinya batamwirukana mu gitondo. Ruvuyanga akorera iki kinyamakuru? Ariko nababwira Ruvuyanga mu mureke akora kuri televiziyo rwa. Oya nta kumena umuceri ukorera leta rata ntibazakubera. Marcel nawe yabivuze. Hari ibintu bibera aho mutazi. Mayigiye kinini je taraswe. None se umuhungu mwazanye ngo ni Stache yari umutangabuhamya yari iki? Ese Dumba yagiye he? Stache ni inshuti ya Ntuza, ni inshuti y'agafaranga yakadasohoka ariko nanjye ni inshuti yanjye da. Yaje Ruvuyanga se? Oya ni muzima kabisa. Dumba yamanutse. Yari kuvuga kuri phone ava. No bitago Wasiri ngo yinjiye. Wasiri yaje? Wasiri se wahagaze kuri ruhande? Wasiri ni umureyo cyane. Wasiri ko no umuhungu wanje. Welcome Mark. Umuntu wese ubona Rayon Sport azajya mu ijuru katubabwire neza. Yesu yakuriye muri academy ya Rayon Sport mwese murabizi. Wasiri sinza ahantu abahagaze ariko ibyo byose umenya wenda aryamye kwa gafaranga. Ngewe umukire yanyeretse kipe nzima Rayon Sport. Oya nari umureyo ne naho wenda nasubira baramutse banyirukanye. Mbese kubw'impamvu z'igifu cyawe ufana indi kipe ariko ngewe umukire yanyeretse kipe nzima Gasogi United. Yego. Okay. Noneho twumvikana rero saa kintu kimwe. Bruno ari hano n'umunyamakuru akoze mu mikino abikubwiye. Yesu yakuriye muri academy ya Rayon Sport. Byanditswe ese. Buraza Bruno? Urumva? Ntabwo uziko Taifa ari umwaperi wenyewe bandani ndani. Ariko nta abantu bo muri aperi n'imfura bajya. Shemwe Rikari yahageze. Bamuhamagaye ndabona yinji. Urumva? Nta muntu wo muri aperi ubeshya. Naturamuzamura. Mumuzamure. Untuzwe umunyamakuru aje muri siporo aba agomba kuba ari umuntu w'imetre adafata uruhande. Ariko hano iwacu nyine ahubwo iyo udafashe uruhande nibyo bihinduka ikibazo. Ugasanga nyine abantu bose bari kukudisinga nyine mu buryo butandukanye. Ubwo rero sinzi niba ndi buhere kuri iyi nkuru nyine muri kubona ukuntu ndi kubona abantu bari kugenda bandika muri comment aryamana n'abakinnyi agira gute aho byavuye, cyangwa se niba umuntu yabanza akibariza Taifa ibibazo nka bibiri. Muranze bariza Taifa ibibazo ibyo turaza kubijyaho nyuma. Ibintu nashakaga kubaza Taifa nibyo koko
nibyo koko uyu mwaka uko tubona twese muri shampiyona nyine APR yarasavayivinze pe, ntabwo nyine yabaye ya APR iryana ku rugero nk'urwo twabyifuzagaho, nyine abantu bayikurikirana mu buzima bwa buri munsi barayizi. Noneho turifuza ko nuza kuza gusoza uza kuza kutubwira APR yaseze itaha, APR yaseze itaha wifuza nka Taifa Bruno ni abahe bakinnyi wenda nyine niyihe myanya ubona ifite n'icyuho ku buryo iramutse yikozeho yaba nziza kurushaho, wenda ikaba yanakwiyobora kuri Al Hilal. Hanyuma ikindi kibazo cyo ndakikubaza ku banyamakuru, ko ubibona ko abanyamakuru b'abasiniya kugira ngo nyine bazamure izindi mpano ziri hano mu Rwanda bisaba ko umuntu aba yemera kujoininga cyangwa se gukorera mu mujyi bashaka. Ubona hari icyizere ko abanyamakuru bato bashobora gukorera radio station cyangwa television mu buryo nyine buri netre bataguhatirije ngo ufate uruhande cyangwa ufate urunguru, nutabikora ntabwo tuguha akazi? Asante. Okay. Ubwo ndahera kuri icyo cyane cyo kuri APR. Reka mpere kuri icyo ngicyo warumbajije cyo kuri APR ngo yaseze itaha ukuntu ihagaze izaba imeze. Ibyo byose buriya iyo seze irangiye hagenda hagaragara icyuho cyangwa se hagaragara ahantu kenshi ikipe zikunda kongeramo, kuko haba haragiye hagaragara nyine ahantu wenda imyanya imwe n'imwe iba igomba gusimbuzwa nyine kugira ngo ikipe iba ihagaze neza se cyangwa zitware neza. So icya mbere byagaragaje ko ikipe zacu zo mu Rwanda ziracyari hasi pari raporo y'andi makipe, kuko icyabitweretse n'izi kipe zo muri Sudani n'ikipe ya El Hilal na El Merreikh ni ikipe zabitweretse, ariko no mu busanzwe izi kipe twari dusanzwe tuzizi ni ikipe zo muri Sudani zikomeye cyane, ikipe z'abakire, ni ikipe zitajya zibura mu matsinda ndetse zikagera no muri kimwe cya kabiri, ni ikipe zigera kure zagiyemo kuva kera cyane. So zaraje zirabitwereka rero urwego rwacu turiho, kuko ngiye kuvuga buriya mvuga ikipe ebyiri mu Rwanda zikomeye, APR na Rayon Sport. Akenshi nakomeje no kubivuga ndavuga ni ngewe sinjya nishima iyo APR ikomeye gusa Rayon idakomeye. Ibyo ni ibintu nagiye mvuga kuva na kera, ngiye mashaka ko APR bikomeye na Rayon ikabikomeye. Icyambere iyo Rayon ikomeye bituma APR ikomera, na APR ikomeye cyane bituma Rayon Sport nayo igira ite ikora ibishoboka byose kugira ngo nayo igire ite ishaka abakinnyi bakomeye. So hari imyanya imwe n'imwe rero muri APR nge mbona bagomba no kwitaho iyi sezo kugira ngo turebe ko ikipe koko bifuza ko igera mu matsinda ishobora kuhagera. Hari umwanya wa mbere bagomba gusimbuzamo Clement wamaze kugenda mutima wa defense, hari mu izamu naho hagomba kugira gute, hagomba kwitabwaho bakareba umunyezamu mwiza ushobora kugira gute ukomeye. Abanyezamu baba bakomeye bari ku rwego rukomeye cyane, kuko ntabwo wajya mu matsinda udafite umuzamu mwiza. Twagiye tubibona, ugomba kuba ufite umuzamu mwiza, ugomba kuba ufite defense nziza, ugomba kuba ufite umwataka mwiza, ugomba kuba ufite nimero 10 mwiza ariko mubeza. Impande ushobora kugira rumwe rukomeye wenda n'urundi ruri hagati no hagati. Buriya ntabwo ikipe usanga yubatse neza hose, ko na Zariyari hari igihe usanga ukabona hari nk'ahantu hamwe na hamwe abantu babashidikanyeho bakavuga ati ariko ahantu ntabwo ari sawa. So APR irabura byibura abakinnyi 4 beza, ahasigaye bakabaha umutoza, barangiza umutoza bakazamubaza bati nawe duhereza iri 3 gusaba. N'abafana noneho ba APR mukicara mukabaza umutoza muti dore waguriwe abakinnyi abanaba bari ku rwego runuru beza ngaba, nawe icyo tugukeneyeho noneho nirezire. Byamunanira bakambwira ati twacane wazima imyaka 2 ngiyi irashize nta kintu duhaye. Ariko niba APR koko ishaka kugera kure igomba kubyitaho iyo myanya cyane cyane mu izamu, mu mutima wa defense bagashakamo umukinnyi ukuze
muri abakinnyi bakuru imyaka 28 27 yaba 29 ntacyo buryo uwo mudefanseri aba ameze neza cyane no mudefanseri uza akayobora abandi nimero 10 mwiza hanyuma bagashaka umukinnyi w'umuwinga umwe bagashaka na rutahizamu umwe ufatika ariko wa wundi imbere y'inshundura nta kindi muvugana bari ukudepoza ubundi ngiye mbona ari abakinnyi bane beza kabisa aho ngaho ikipe ya APR yabirangije sina APR gusa ikipe ya Rayon Sport yo birayisaba kuko nabikubwiye APR ikomeye idakomeye ntibiryoha ntabwo bari byiza ngiye mashaka ko zose zikomera icyarimwe mashaka ko zikomera nibwo umupira uryoha erega ngiye nkunda umupira nkunda competition biba biryoshye ubona ari ikomeye na APR ikomeye niyo zigiye guhura utavuga ngo ni bine cyangwa undi ngo ni bingahe kuko nko muri iyi minsi ubona ko Rayon Sport ijya guhura na APR Rayon Sport itinya nk'ejo baranganyije Rayon Sport bariruhutsa n'abayobozi bagenda bavuga bati dukoza akantu ari ukunganya gusa urumva rezita zikiri butsinde so ngere ko mbashaka competition kizamo Kendrick yizane niba bifite bro abanyamagambo yizane so ibyo rero nkeka ko icyo ngicyo nabanyishuhije gutyo hanyuma ku bigendanye n'ibyo yarumbwiye bya abanyamakuru b'abasiniya niba bashobora kuzamura abandi banyamakuru bakabigiraho biragoye kuko uzarebe abanyamakuru b'abasiniya kenshi baratanye bavuye mu murongo kuko nabikubwiye urebye umuntu yakabaye yigira kuri aba umuntu yakabaye yigira kuri Gafaranga mbere yari umunyamakuru mwiza cyane yari umunyamakuru wakoraga inkuru ukavuga uti kwe ataratangira kubogama ataratangira gukunda amafaranga gukunda impiya ariko ubu aho kugira ngo yigishe umwana itangazamakuru ryiza ry'umwuga ahubwo arimo arabacengezamo ya matware ye reba nk'aba bana bari kari bari bakeneye kugira gute bari bakeneye kwiga bagakomeza naba yemwe na Lorenzo aracyari mutoya ariko yarasha mujandika muri bya bintu bye bumva ko rero inkuru zo guharabika arizo nkuru ziri bubinjiriza abantu niba bavuga inkuru yo gutuka umuntu niyo nkuru iri buzana abantu benshi kuri live ibyo rero barabyishimiye iyo babona imibare yatumbagiye kuri live barabyishimiye nk'igihe twajyaga dukorana twe nta kindi twacunganaga na live imibare wasanga turimo kurusha andi maradiyo ewana mukicara mukaba mwakwikomanga he no kugatuza mwakoraga ibishoboka byose ugasanga n'ibiki byose ariko njye nkihari inkuru nangaga ntabwo umuntu ari kuzana inkuru gutyo ngo nyemere wapi niyo mpamvu wasangaga muri studio abantu bambwira ngo Taifa arasa kuzagira gute yavugiramo abantu ngewe hari inkuru nkemeraga tukaba twanaburana mpaka ejo kuko icyambere ngiye nanga umuntu urenganya umuntu nanga umuntu uri mukuru kaza ukamurenganya ngewe narwaniriye umuntu bisa Sadat umuhenerezo abantu baza bavuga ngo Sadat ama amafaranga abandi bavuga amagambo yabo ariko muzegere Sadat mu mubaze Sadat ni umuyisilamu ntajya abeshya muzamwegere mu mubaze niba hari amafaranga yamaye muzamubwire muti Taifa byaremeze gute azababwira ariko ngiye nanga umuntu urengana umuntu arakwereka ubwino arakwereka sheki miliyoni zirenga 95 yashyize mu ikipe ariko wowe ukaza nka Gafaranga ngo nuko Justin ngushyigikiye bamuvunye ngo ushyigikiye ngo bane ngo bagaruke ukaza ugashaka gutesha agaciro ya mafaranga yashyizemo ukaza ugashaka kumujugunya gusutuka ngo nagende nakiriye urumva byageze aho ngiye binambabaza mfata icyemezo nabivuze iyo nkuru nayivuzeho n'uwo Gafaranga uvuga ngo akunda leta ntago yegeza akora icyo kintu ngo yicaza abantu babiri ni ngiye umuntu wahuje umuntu bita Muvunyi na Sadat icyo gihe batarebana mbicara hagati icyo gihe nabahurije ahantu bita Kimihurura nabisubiyemo hari hoteli hari bita Hellenic abantu barayizi mo haruguru ya Cadillac ya kera bayita Hellenic nakanusa kanahenda kameze neza kari hari yakafise akazi k'abagereki kuntu ya Hellenic hariya niho twahuye mbajya hagati baraganira Muvunyi yemera abwira Sadat ngo ndabo nkwaye miliyoni 20 ngo azamwongera ndi niba ari nyuma y'igihe kingana iki icyo gihe Sadat yaramubwira ati nge ntago ngurisha Rayon Sport aramubwira ati ahubwo icyo ngiye nshaka ni mumfashe munshyigikire reka kugumura abantu ngo bagende ibyo byose nta karengane nge nabonaga karimo gakorerwa umuntu ariko abantu b'abafana batazi ikijya mbere bo baraho baravuga ngo irukana nguwo ngari nyuma yande noneho uwitwa Gafaranga akaza akabaryarya akabereka uburyo ngo bazaza bahindure ubu se ko baje bakoze tuvugisha ukuri ntibirukanwe ejo bundi nibongeye bakirukana ko yabatakaga ngo nibaze ngo bagaruke ntibirukanwe se ni ukuvuga ngo rero bafana ni muhumuke icyo rero nicyo Sylvie yarambajije
ntabwo umunyamakuru nonaha w'umwana yaza kumva uwo muriro, yaza gukurira muri ibi. Umuntu w'umunyamakuru araza agacungana n'iki, agacungana na views. Harimo arareba ngo abankurikiye kuri YouTube niki, bamenye YouTube iracuruza ikunda iki, bamenye ko abantu bakunda amatiku, nabo baraza mu matiku. Ubu se Radio Rwanda kizi kavuga inkuru zayo nziza ikigendera, yari yavuga amatiku. Ubu se yarurusha Radio Rwanda views? Mujyeho murebe nk'ubu ngubu niba bagera live bariganye, urabasanga mu 5,000 kandi nta nkuru z'amatiku bavuga, bo nukuza gucamba inkuru bakigendera. So hari abanyamakuru beza mushobora kujyayo bakigisha abana, hakazamuka abanyamakuru bazima. Murabazi ubu ngubu navuga hari abanyamakuru benshi bameze neza cyane, izo nkuru z'amatiku batazirimo. Nanashimira cyane cyane bari abanyamakuru bo kuri Ntuza, bo kuri B&B, bafashe umurongo muzima. Uzumve bari abajari ko bari mu kiganiro, ba Sidike bari abahaje, baje Dokastari babayingana, ntibakijya muri bya bintu by'amatiku. Bo nukuza baba bafite umwanya wo gucacambwa, kuko ibyo bafite ibyo kuvuga barabifite. Bariya n'umunyamakuru ashobora kujya gukorerayo internship akahava ameze neza cyane kandi banamwigishije. Abo ngabo n'abanyamakuru bake, ariko hari abandi baroga abantu. Nk'ubu hari nk'umwana wakuze yumva Kazungu Clever, wumva wifuza kumva. Hari abavugaga bati ngiyewe kuba mbonye Kazungu Clever biranshimishije, wumva yakurira ku birenge bya Kazungu Clever. Ariko nonaha naza kujya hariya, umunyamakuru yavuye kureba match ya APR, itsinze igitego kimwe nako itagize, ariko baraje nguriya kipe nta kigenda ngirimo iratsinda agatego kamwe ngigasitaye, yaza yatsinda 4 nguriya kipe yari yariye ruswa, ngo biraboneka ngiriya kipe yariye ruswa. None se abo bantu tuzabafata gute? N'uwo mwana w'umujuni urimo wiga azazamuka avuga ati abo bantu nta kigenda. Ni nayo mpamvu benshi bamaze no kubaca amazi. Hari abanyamakuru bazima kuri za RBA barahari, za Radio 10, hari abanyamakuru bayobowe na bahiti n'abariya n'abanyamakuru. Ubu nta bintu byo kuvuga ngo baraza ngo baze kuvuga iki, ngo amatiku. Hari abanyamakuru za Isibo, hari abanyamakuru bahari bagiyeyo, hari abana bazima cyane bazi kuvuga inkuru zabo nzima, batari mu bintu by'amatiku, batari mu bintu by'iki, urumva. Ariko nange reka mbwira abo bana bashaka no kugira, mujye mwitandukanya n'abo bantu, mujye mubamenye. Niba mushaka abanyamakuru beza, mwitandukanye n'ibyo bintu byo kuza ngo mwumve nibuje ukaza ngo gukubita umuntu. Hari ukuntu rero baje bakavuga ngo ngo nukumumanuka, ngo uno munsi ngo turamumanuka, ngo uno munsi turamumanuka, kugira ngo afate nimero aze kuguhamagara nka perezida w'ikipe runaka, guhamagara kubwira ati turapfiki, kugira ngo ubone ukuntu muca noneho ibiceri, noneho ubone ukuntu baho. Ibyo ni ibintu bya fake. Ni nayo mpamvu mbona muri iyi minsi n'abantu bashaka kujya kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru, abo bana barangije kwiga itangazamakuru, mujye muhitamo naho mujya, ntimugapfe kujya ahantu hose batazabashyiramo ibintu bya ibyo bintu bya fake, mukazasanga namwe mugiye mu mujya wabo. Ngo ni operation da utugiye gukora operation rero, ngo operation iki bro. None se bona ngo aba bantu bareba YouTube, ko aba bantu bari hano ko baba bareba kuri izo YouTube, iyo umunyamakuru asohotse hagati mu kiganiro mutekereza ko bagiye kwihagarika? Baba babireba. Hari igihe baba bamuhamagaye bati ngwino, ngo jya benshi cyane ubibona asohotse akagenda akavugana n'umuntu, yagaruka bagasanga ikiganiro kirahindutse nyuma. Ibyo bintu we ntabwo ubizi ko biba cyane. Ngewe buriya nkuko nawe babwiye, ngenza mu itangazamakuru hagati mu kiganiro ukabona abanyamakuru ba siporo barasohotse, ngenza mu itangazamakuru, arababwiye ngo man mvuganye na umuntu wanteretse ni Kazungu Clever, narayo babwiye. Ariko Kazungu yageze kutwicaza umunsi umwe aratubwira ati reka mbabwiye mw'abana, ati twe baduteze ikintu bita inzoga, badutega ikintu bita amafaranga, turabuka. Aravuga ati nubona umunyamakuru watangiye kujya mu kigare cy'abantu banywi b'amayoga ngo tugiye guhura na perezida runaka n'iki, bakagenda ugasanga baragenda mu ntuzi, itangazamakuru ntabwo uzaba ukirikoze, kuko ni haba amakosa ntabwo uzaza ngo yavuge. Ikitangira ntabwo kiba kibaye itangazamakuru, biba ribaye propaganda cyane rwose. Urumva rero Adams, muri showbiz mwebwe mugira akantu ko kudisinga umunyamakuru mugenzi wawe ukumva wamusebya nta kibazo kuri mikoro? Oya, gusebya ntabwo biba birimo. Erega gusebya ni ikintu kimwe, sinzi wenda nuko wenda dukoresha amagambo y'ikinyarwanda ariko tukaba tudashaka kuyasesengura. Ubundi gusebya ni iki? Gusebya ni ukuvuga umuntu ikintu kitari cyo
ukamuhindurira isura cyangwa ukamuhindurira ibintu nk'ibyo. Adams mu bintu byose Adams twarakoranye mu bintu byose mu makuru yose Adams yakoraga. Adams yarazaga akavuga ati umuntu yashifa indirimbo yagize gute, ariko kuzana umunyamakuru mugenzi wawe uzi uwo mwana ngo ni Sylvain bamukoreye, uzi kuza bakajya kuri mikoro bro, kuri mikoro bakavuga ngo atwara abakinnyi ngo b'ikipe ngo niwe ngo gutuma abakinnyi b'ikipe ngo badakina kuri mikoro byaturutse kuki nyine baramwanga ni bya bintu byo kuko ntajya mu mujya wabo umuntu batari kumwe n'ibyo nyine. None se Sylvie kutigeze ufata umwanya ngo wenda ugende ubarege wenda basi nibura niba nta n'ikindi gihano waba ni urugero batabahaye ikindi gihano ariko iyo nkuru bayivuguruza kuko baba bakubeshyera nubwo wabwena nubwo ari we baba barimo kwicira uwo mwanya ntiwanabona aho kujyayo bari amasurubu baba barimo kukwicira kariyeri yawe. Nkubwire nda nk'imbogamizi duhura nazo urumva kubera ko twega muri siporo nyine tugira ako kantu ko kuba abantu ari abanyamakuru bakuru hari n'abandi bato bakiri kuzamuka hazamo side y'abantu bakubwira ngo nuhangana nabo bazakumenasa ntabwo uzatera barakubeshye ntibazanagukange no mu bantu bakuru babamo ibigori ntibazagukanga. Ibyo byo izo nkuru zo zikimara kuba urumva nyine harimo ibyo narebye mbona birakabije biri too much ngenda mpendinga ikirego muri RIB kwa kundi ugenda ugashyira ikirego muri RIB ariko ntugikurikirane ukavuga ati nyine anytime ningaruka kuri inshuro nje kuvuga kuri ibi bintu muzamenye ko ari wa mukobwa ugarutse. Oya ubundi ahantu hanyaho nagujya muri RIB urabanza ukajya muri RMC ibyo ni ibindi byihorera. RMC ntacyo bamukoraho ntitwabikubwiye. RMC bamaze kurega Sam inshuro zirenga 1000 ariko Scovia byaramunaniye nta kintu akora. Sinanagezeho nkavuga ni Scovia wagira ngo hari icyo apfana na Sam byarananiranye nyine. Ikiza wowe cyo ukora kugira ngo batakubwira ko warenze urwego wowe ujyayo ugatanga ukababwira ikibazo cyawe nyuma ukajya ku rundi rwego kuko ushobora no kujya kuri RIB wa mugani wagerayo bakakubwira ngo wakagombye kubanza kujya kuri RMC wowe uzabikore gutyo cyangwa reka nkwereke kuko hari ibyana bigira ngo bizi ibintu byinshi nababwiye ngo umunsi nzarega umuntu bazumva ukuntu bimeze uzambwire nkwereke ukuntu utuntu twikorera utuntu twacu gake gake ni izina ry'Imana ndakurahiriye wallahi billahi azagira umuntu bikinisha ariko bakora ibintu byana biba biranga mu makomenti byandikishwa bituka azagira umuntu ufatika ukinisha ibintu nk'ibyo ngibyo arebe ni izina ry'Imana nta muntu nari narega ntawe maze muri media imyaka 20 nta muntu nari narega uwo nzarega ufatika abantu rero bavuga ngo ndi inkubiswe nahita nkirira kuri uwo nguwo cyangwa nkamukora ikintu atari yahura nacyo ni izina ry'Imana nibereye mu rugo Yesu rukarera ngo azamufasha oya bigombera iki se namubwiye bisaba kujya kuri iyo RMC wava kuri RMC ukajya kuri cyangwa nibi man bro bakuri ibyo ngibyo bangaye sigiye gukemura ibibazo ndabizi ibyo bikemurwa. Adams Sam amaze kuregwa inshuro zirenga 1000 muri RMC ntacyo bakoze byarananiye. Aha sawa nyine usibye nawe wenda ikintu kiba kikumotiva ni kimwe hano muri siporo iwacu iyo uzi neza nyine ko gukora ibintu byawe ku murongo ikintu cyonyine ukora nubwo nyine biba bigoye ni ugufunga amatwi ahubwo ukarushaho gukora cyane kuko nyine uramutse ugendeye mu gihugu byo washaka Adams wereka nkwereke ikintu utazi Sylvie umva ari kuyikubwira gutyo ariko uzicare ubaze umuntu witwa Clarisse uramuzi Clarisse BNB uwo ngo mureke uzafate undi witwa Mugabo Annette wakoraga kuri Radio 10 niba gihari simbizi nagaje hari ariko barakoranye amenye ibibazo bagiye bahura nabyo asigaye abinahanga uzi ibibazo yahuye nabyo uwo Annette uzi ibibazo Clarisse yahuye nabyo. Annette yaranyandikiye arambwira ati komera mwana wa mama ubu ngubu nibwo bigitangira. Wowe uzamubwiye none kuki nkubwiye Mugabo niyo mpamvu nkubwiye ngo aba banyamakuru nuko abantu hano baba bari aho ngaho gusa bavuga ntabwo bazi ibintu bibera ku rwego rutari urwabo ntabwo bazi ibintu bibera muri iryo tangazamakuru niyo mpamvu babyumva gutyo bakabyita itiku. Adams uzi umuntu kuza kuri mikoro akaza akabaga umwana nk'uwo nguwo we waza wavuga ibyabo bakaza bakajya hariya bakiriza ngo umuntu yabavuze ariko kuki bo bumva ko bafata umuntu bagashaka gukubita hasi umuntu we yaza kuvuga ibibi bakora
bakaza kwiterera mu kirere ndetse n'abafana babo ngo babafana bagatangira kuza kuvuga ngo aya ni amashyari bebe uyu bari aho bavuye urabona nk'uyu Sylvia nubwo ntakwirirwa mbitinda Sylvia ukorera hehe Ungu nsigaye nikorera nakoraga kuri The Choice ungu nsigaye nikorera nafunguye YouTube channel yanjye. nta zindi radio wakoreye Oya nakozaga kuri televiziyo ishusho and then noneho jewe nshobora kugutondekera abasore nka 5 cyangwa 6 bagutereka bizina hano nanavuye hano nabakubwira nka 6 baguterese cyangwa 10 kandi b'abanyamakuru ba sport ndabazi bameze gutyo babahehesi babi cyane upfa kumwima iyo induru ziba zivutse sijandi bavuga ngo Adam saratwika nabo ngiye none nabivuga barangiza bakajya gukora ibyo bashoboye ndabazi ese ngo ushaka gufasha gusirivinga muri account wabanza ukifasha papa wageze ku cyo ukeneye gufasha sirivinga ni ukuvuga ngo Adams urabona ko hano muri siporo nako sinzi muri siporo ni twese en general nyine kugira ngo hano mu Rwanda ugaragare ni wowe ukoresha passion yawe nyine ukagaragaza ko bikunze ukanakiramo na effort ukagira ibyo ukora ni ukuvuga ngo bariya bajene bose nta kintu na kimwe umuntu wavuga ngo abapfa nabo mu buzima busanzwe bwo hanze kuko ntago bamuziranye ari ukuvuga wenda ngo wasohotse ngo wagiye muri boîte ngo wagiye ntago muhura nyine kuko ubuzima bubayemo n'ubwo babayemo bitandukanye ariko ako kantu nyine ko kuvuga ngo iyi ni side itatwemera cyangwa se itadushyigikiye akaba wenda afite n'iyo audience nini akurusha ashobora kuza audience nizizagukange ubwo nyine audience nizagukange Sylvie nibyo nibizagukange ndozi impamvu nkanga se nje impamvu nkanga birambabaza cyane iyo nafashe umwanya wanjye nkajya kuri ChatGPT cyangwa nkafata dictionnaire nkarara nsoma interview nyine nkavuga ngo ejo aperi nitsinda bataranzamubaza kino kibazo kandi nyimubaze mu gifaransa umuntu agenda akicara kuri micro from nowhere nguriya senga ajya kuvugisha ngo umukinnyi ngo ngarabishoboye se ngo nukugira ngo yibone udufaranga ngo nukugira ngo abone ngo ukuntu ngabona ngo contact wowe barayibikoze yabikora se abashaka kureba niyo babaraye mu tubari ntibabona umwanya wo kubikora mu tubari se twonyine n'utugore twa make bambwiye se ngabereka utwo turaya twa make baba barimo uburyo bworoshye muri abo se ahubwo ngo ntihari ufite indaya arimo kubita ijoro ryose ntawe uhari se ega nuko abantu baba bacecetse nk'angaba b'abafana baba bafana ibintu bashaka kwerekwa gusa ntabwo baba bari mu bintu uko bimeze indani ni nk'uko nawe ushobora kubona wowe hose umenyeze ngo mfashe nose Adams urabona ni nk'uko umuntu ashobora kuba yambaye ipantaro ukabona yambaye ipantaro isa neza urimo kubwira abaseriveri ngo kuki utahanaguye intebe kandi wambaye box umazemo iminsi 3 utameze ni gutyo nabo bameze bo kandi baranduye ariko barashaka kwigaragaza nk'abantu basa neza wowe niba warafashe side wafashe uruhande rwawe sibyo ni urugero wowe umva ko nyine ushobora guhera ku wa mbere ukageza ku cyumweru watendinga imyitozo ya Rayon Sport ureba match za Rayon Sport zonyine nyine nibyo ushaka gusa niho hana makuru yawe ari nyine donc niyo side ubarizwamo noneho hagahita haza ubwo ngubwo nanjye nkavuga okay noneho ngewe kubera ko mba mbibona ko nyine inshuro nyinshi ngiye nakuze nzi kundi apera ari ikipe ikomeye nzi ko itwara ibikombe nzi ko ihatana nyine ngiye nakuze icyo kintu nkizi nkajya mvuga ati no kipe irakomeye mu Rwanda uko byamera kose none ndavuga ninjye Imana muri kariyeri we ngenda nkagenda amenyekana mu gake bikagenda biza kuko nyine ikintu cyamera nashakaga yari visibility nzakora ibishoboka byose ino kipe ikomeye nyine menye structure yayo ibayeho gute ikunda ibiki ya niki kifasha kubaho neza ibintu nk'ibyo ngibyo none nanjye ndavuga okay we cyusabwa we kora utuntu twawe we kora ibyawe nujya kutegereza ngo sinzi ngo abasiniya ngo abaki abasiniya nagwe ngo no mu bantu bakuru babame bigorye aho ni ukwitwa nyine abasiniya bari aho ngaho gusa ahubwo Sylvie we kora ibyawe professionalism nagujyanye n'imyaka Sylvie we natubwira icyapfa n'abariya bantu nicyo bamuziza kugira ngo tubyumve ni nabyo dutegeye amatwi kugira ngo twumve wowe barakuziza iki mufite dore rero njye ikintu urumva nanjye nyine ahantu byajemo ni uko bajemo website yo kuvuga ngo Sylvie avuga cyane ku nkuru zirebana na APR akanga kuvuga ku nkuru zirebana na Rayon Sport noneho ubwa mbere urumva nyine niba ngiye najyaga gukora inkuru za Rayon Sport Lorenzo nyine twarahuraga tugahura mu kiganiro nkamubaza nkamuganiriza yari inshuti yanjye cyane magara atarajya gukora hari asigaye akora ahageze urumva nyine ntabwo byari gukunda ko twongera guhuza ubushuti kubera ko bakoraga nk'ikintu wenda tuvuge nk'urugero wenda sinya kazungu no ukunda kubivuga akavuga ati ngiye watarasimwemera numwatakanye n'usanzwe uri aho ngaho
APR hariya yarahiye ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko iyo nkundura yageze kubaho bavuga nabi bategwi bavuga ibintu nk'ibyo noneho twebwe twakoraga niba nakitonda nk'icyo bita anti campaign noneho tugapostinga niba bavuze ko Watara atari umuhanga tugapostinga yatsinze hat-trick tugapostinga aho yatsinze igitego kuri match none umuntu akavuga ati se ni gute umuntu ashobora kuvuga nyine ngo uyu mukinnyi ni umuswa yarahamagaye mu iki yaraguzwe n'ikipe ngaza ibereye rutayizamu akaba ari maire biteri seze ebyiri yikurikiranya uwo muntu nyine gute uvuga ngo nta kintu ashoboye kandi ari gukora akazi yahamagariwe ubwo bagahita bavuga ati barasaba bivuga urakoze cyane utararenga aho ngaho ntarabyibagirwa ejo bundi Kazungu yaravuze bari mu kiganiro ngo umuntu bita Watara ngo ni umuswa mubi cyane uwo muntu avuga Watara afite ibitego niwe ufite ibitego byinshi muri Peace Cup niwe ufite ibitego byinshi muri champion yarangiza akavuga ngo ni umuswa mwabantu namwe mumbwira icyo kintu uwo mwataka yaba umuswa gute kandi ari we uhedinza abandi mu gutsinda ikomereza ego ubwo ngubwo nyine ugahita uvuga ati njye siko mbibona ku ruhande rwanjye umuntu agahita aza akakubwira ati abakinnyi bose nyine mukoresha ama interview abanyamakuru bandi muganira iyo babashije ngo nizihe karite z'umukinnyi wenda tuvuge Dawuda Isifu nizihe karite za Togo Williams ukumva nyine bakubwiye ibitandukanye n'ibyo uwo nguwo nyine Musemaji yakubwiye wakitereka kuri mikoro waza ukavuga ati rero nubwo bavuga ko APR uyu mwaka nyine itatsinze wenda ikomveka se yagoranye ibintu nk'ibyo ngibyo ariko hari n'ibindi bintu byiza APR ikora tutabona nkaho nyine umuntu kumva kumva araje aravuze ngo statistique mu mukino n'urugero Adolphe wenda ngo bamuteye shot on targeting 5 kubera ko atarebye match ukagira ngo wenda amashoti atari bamuteye nyine ni imipira ikomeye yagaruye ukagira ngo ni ibintu bya atari none kuko wowe wiriwe kuri stade wabibonaga hari ukuri umuzamu nyine bamutera agapira kagafata iyo se nasi bari shot on target na bwa buntu buraho bwa fake budahindura kuba kaganyizamu exactly ukumva umuntu asize agahita ngo AS Kigali yarushije APR ngo kubera ko Adolphe yakoze save nyinshi kavuga se Adolphe yakoze izihe save ko match nayirebye buriya bupira bw'amafuti bamuteraga bukamugira mu ntoki nabwo agatangira kuvuga ngo wabaye umwopoza ntabwo uri kumvikana nawe none nje nkanga akantu ko kutabwiza Rayon Sport ukuri nanjye no nkajariya nkavuga ati okay niba APR itameze neza ugereranyije na Rayon Sport ni gute kipe ishobora guhindura abatoza barenga 5 muri sezimwe ikaba igiye gusoza still nawe igisurviving ubwo iyo kipe y'abantu bose bagiye bayicamo bo bari beza cyane n'ibitangaza tubashimye ariko Sylvie na Taifa reka mbibariza ikibazo kimwe nkamwe muba muri sport ni gute munyumvisha ko habamo umuntu witwa Leonidas muri sport akaba arusha abantu bafite amaso n'abandi bafite na marinette kureba ibintu bakagombye kuba bareba kumurusha Leonidas avugisha kuri we Leonidas ntago ajya muri biriya n'abafana bari hano bambwira iyo batekereza babona Leonidas arusha abantu benshi arusha abanyamakuru benshi kandi atareba Leonidas arasoma bro arasoma utabona kuri arasoma ari nanjye nicyo kintu ndimo kuvuga niba noneho dufate ko batareba bivuze ko noneho ngo bavuga ko bareba bo bareba iki bareba amafaranga abantu bakagombye kuba bareba utuntu tworoshe baye urugero rwa Leonidas nabwo areba ariko akabarusha amakuru kandi bo ngo bareba none se ubwo ngubwo bo abo ariko ubu nk'abafana hano babajije icyo kibazo bagusubiza gutya Sylvie komereza bahise bagenda arahari yagiye mu byaha ye mu cyayi muhanze mudukandeho mwana bari ku wundi aragaruka iyo twisubiye mu makoyini abanze badutema niba tujugunyemo abataramu bacu nibongere batujugunyemo at least bangeze kuri 15 nanjye ewana baraba bankoreye umunsi akugeze kuri vere rega football naho hano nuko abantu bigira nabi gusa ariko ubundi football cyangwa se sport ni ibintu abantu bakagombye kumenya ko ari ikintu cyo kubahuza kurusha ukuntu ari ikintu cyo kubatanya ni gutyo sport yakagombye kubimeze yo kubahuza kurusha kubatanya hano bavuga ngo barashaka ko Reyo barajemo amafaranga buri wese areba inyungu ariko abandi baryamye bagiye none abahungu basinziriye ariko mwagaruye Sylvie nagiye Skiza yaryamye je yagiye ari gutatambura umwana muhire wagaruye Sylvie baravuze ngo araje mu kanya
nguyu saragarutse. Wamupangu twamushyize muri siporo noneho yaraye. Ikibazo abantu ntabwo bashaka kumva, baba ari mu tuntu turi aho ngaho, ntabwo bazi ibyo ari byo, ntabwo bazi ibibera ahantu bibera, ariko barashaka kugira inama cyangwa se gutanga igitekerezo ku bintu batazi. Ntabwo bari banagera no kuri radiyo, abo banyamakuru babumva gusa bababwira, ntabwo bari bicarana nabo. Wowe wicarana nabo barashaka kurusha kumenya ibyo muganira iyo mwicaranye, none si ubwo ngubwo mu by'ukuri. Urumva bakurikira ibyo bababwiye bagafata ibyo. Hey brother. Salama Adams. Salama reka ngukandeho utazavuga ngo sinagutaye. Taifa, salama brother. Salama papa. Ndabishimiye Muhire na Steven na Sylvie. Komera kapi. Hi. Nanjye nabayeho umunyamakuru ariko ikintu cya mbere nge nibaza urumva yo brother Steven baza ukande kuri abo bagabo gake imbaraga reka naje mu kanya mwana urumva brother Adams muri ethics z'itangazamakuru ko narigize urumva ethics z'itangazamakuru uko bisobanukiwe ni gute umuntu ajya kuri microphone live akajya kuvuga ikipe afana kuri microphone live kiri chief editor nagusoma ibyo ntabwo bishoboka. Nukuri Sylvie niba warize ethics z'itangazamakuru ntabwo akagombye kuba wagaragaza amarangamutima y'ikintu runaka, ugomba kukivuga the way it is urumva, ariko ni gute umuntu agenda akifata akajya kuri microphone ngiri chief editor nagusohora by the way urumva ni ikibazo. Tandukanya radio ibizi neza cyangwa se nyine wenda tuvuga YouTube n'urugero ibizi neza nyine ku murongo wayo ari ugushimagiza equipe runaka bitewe n'ikikuramo, sibyo? Ndabyumva editorial lines editorial lines zabo nuko nyine zubatse n'uko bimeze. Abo bantu ntabwo uzazababwira ngo mwigaragaze uruhande rwanyu kandi hari abandi bantu bashinzwe kuderivaringa aho nyine bashinzwe gukorera akazi. Aho rero ni nako twaka muri sport kiri. Anyway rero wa mugani nge Adams nge reka nze nkubwire batwisinye nakoze showbiz igihe kirekire ariko batwise amadebe rimwe nkumva turi amadebe nkabyemera, ariko nabadeza abasigara amadebe n'abatanyamakuru ba sport biri seri nibura showbiz basigara bivuye barimo, ariko nibura twarabigiswe bigera igihe ibyo bintu bagenda babivamo, ariko muri sport birakabije bro uko Taifa yabivugaga urumva twe dukeneye ibyishimo nkuko wabivuga, sport niyo guhuza abantu bro. Rero sport si ya nyoko APR si yaso urumva neza kandi no ntabwo ari yaso ntabwo ari ya nyoko, ni institution nini cyane urumva neza bro, ariko ni gute uzabisiga nigute cyo kubikinya ikibazo yo kibazo none tekereza ujye kuri microphone niba wavuze topic niba utateguye niba utagize gute ukajya gufata Silva ukajya kumuvuga kuri microphone live urumva niba baraye mu mayoga bafata umwanya ariko Taifa Adams akomera yuko itangazamakuru waruzi ko itangazamakuru ngo Kigali ryangisha no n'abanyarwanda sport ibyo ngamwe bizi neza bro Kigali bangisha sport man babuze aho bahagarara, ntago bashobora kumenya nyine ngo umupira wacu urava he urajya he, nyine babuze aho bahagarara, abantu baracanganyikiwe ntibakimenya ngo nyine sinzi ibintu bya sport ukuntu byabaye nyine hari minza niba ari minzara niba ari miki Adams uri big brother wanjye ngiye natangiye 2011 urumva, ariko reka nkubwiza ukuri nge naravugaga ati Adams uzaba umuhanuzi later on kandi niko biri kugenda by the way sibyo, ariko kuva muri 93 Adams ngenda mwemera mu buzima nakoze showbiz ariko nge Adams ndamuzi nuko ndatanze, ariko nge mu buzima busanzwe ndamwemera to be honest urumva, like nyine ari ibintu tujya dukora urumva, ariko rimwe na rimwe ukazajya gusanga reka nkuko Taifa yabivugaga, ariko bo tubwira nowadays uragushaka izo views, ariko abantu dusigaye tubwira bitandukana kwa twakoraga kuri radio uvuga ngo uyu munsi habonetse konje abanyeshuri ntibagiye ku ishuri, ubu biratandukanye bafite source of informations everywhere, ariko uri kubwira utekereza ari kugutekereza gute wowe uzi ko agufata nk'idebe wa mugani uri kubombora nawe kuri radio none se birakwiriye ko umuntu ashobora kuza nje icyo bashaka kureba muri football ni imibare niyo yivugira, niba umuntu ashaka kutubwira ngo niba umuntu ashaka agatangira avuga ngo William Togwi abamuguze abagize gutya batwitse ikipe bakoze ibi nibi nje nareba nkabona watara mu kibuga statistiques ze nibyo akora biri gufasha ikipe yiwe, wowe uzaza unkomveke gute umbwire ngo William Togwi ni fake ngo nimvuge Gasumani ngo maze imikino 17 adatsinda kugira nyine tube inshuti uzajya umfasha mu kazi cyane rwose wayi icyo banakuriye kubaho gutya
none se urumva uri ariko kubaka Bruno, cyangwa uri kugira usenya big brother, nanjye much respect uri big brother wanjye wantanzeho igihe gitoya, ariko ndakwemera for real. Uzajya uvugisha ukuri, burya umunyamakuru yakagombye kuba ijwi rya rubanda, ntabwo akagombye kuba umukabiri birato, urumva? So like you need to tell your lines, urumva? So njye ndibaza man, ni gute wowe ujya gukora propaganda kuri radio, urumva? Njye ariko reka mbabwiza ukuri Adams, namwe icyo kintu Adams uvugisha ukuri, ariko muri RMC akeneye kujya nk'umukubuzo, akeneye kujya nk'umweye. Nibyo kabisa. Erega iyo RMC bavuga umuntu arakubwira ngo agiye afite ikarita y'itangazamakuru, barari benshi, ariko siyo karita bigombera iki se gusoza ariko none wonge ndibaza Adams nawe Taifa, uri umuntu w'umusaza ndakwemera cyane, ni gute ujya gufata umuntu w'umu YouTuber bano bapebenya mbona hariya nkize ethics zitangazamakuru, burya ufite ethics ugira ibyo utinya, ugira ibyo uhera n'ibyo urangiye, ibyo usorezaho. Bariya barimo kubikora sibo barangije za Butare. Butare ariko nibyo kukubwira iyo nzara, ariko nuko tudafite RMC by the way, urumva? Yo editorialize. Ariko anyway, let's Sylvie, let's gato Taifa, ibyo bavugaga ibintu nka biriya birati uva biraza bigashyuha akanya gato, ariko gahita birangira. Sindi hano biraje birangire kubera ko bababwira bazi ubwenge, bazi gusasambuwa, bazi gucashambuwa, bazi ikibi n'ikiza, urumva? So biriya ibintu nibize bigahita birangira, urumva? Gakomeza Sylvie. Bangwese systematic. Uri kutubwira ko nyine abajene bari kuzamuka bibagize bakaba bari itangazamakuru, sibyo? Ariko bakora trainings. Cyabakona trainings. Ariko noneho nibyo wasanze namaze kubaza wenda Taifa nabwo ngubwo waza kutubwira, sibyo? Yego. Niba ubizi neza ko amaradiyo yacu ubushobozi afite turabizi twese. Ababasha nyine kwakodinga abakozi 3 cyangwa 5 babahemba neza ni bake cyane. Uzafata umwana w'umukobwa cyangwa umwana w'umuhungu usoje amashuri uri kwishakishwa nyine uri gukoresha talent yiwe. Umubwire ngo nagenda kore stage almost 1 year adashobora gukora n'ibihumbi 100 hana akora. Yitegera harya Adams ngo babyitaga gute ngo dutegereze turebe ikizavamo. wakora umwaka wose uko ari bwo kandi urateka ukeneye kurya. Kandi hano iwacu biba, hano iwacu uri mu boss abikubwira, umuboss akakubwira ati nyine njye n'amafaranga. Ako mugani Adams rero, Adams kuki ubundi ujya gukora amezi 5 wenda dufata amezi 5 ya voluntary yo ko volunteering urayakoze, sibyo? Ujya kongeza 5 yandi uri kurwana icyo utarasinya contract, just to make sure ko ni spotlight nguri bugume kuri spotlight. Noneho nkibaza niba spotlight itakugaburira ni spotlight niyo ikintu abantu batazi, abangango b'abafana baba bavuga ibyo ngibyo nago babazi ko abantu babibabwira baba batunzwe ni zabihemu gusa, nta banyamakuru ariko ni zabihemu. Ntabwo ashobora kukubwiza ukuri kubera ko nakubwiza ukuri inzarira mwice. Kwa kundi Adams dushobora kuba duhuriye nk'ahantu twahurira nyine nko ku gaplot, urumva twahurira ku gaplot, Adam yari umuntu wanjye ngatangira sasa kugenda muvuga ibibi kubera yuko nzi ko Adams aziranye nawe kubwizo nyungu ibyo bintu kubera iki nibyo noze sigurutse bimeze. Ese okapi tangazamakuru ibyo nje barimo kuvuga, bamwe baba barimo kuvuga nabe abatoza kugira ngo umutoza gusa amushakira amafaranga, bavuga nabi umukinnyi kugira ngo umukinnyi amushakire amafaranga, bavuga nabi mu ubwo nk'uko Taifa avugishije kuri biriya byose, ubwo baratangira sasa bavuge ngo Taifa baraniranye ngo ni byandi bisanzwe na Basam Karenzi n'abana undi harya ni bari nabura Regis Muramira ngo nuko nguko, ariko se ubu ngubu Taifa ari atashye bishaka Taifa nagaryi waho kare titre y'ikiganiro yihinduka ngo Sylvie agahinda ke yagatuye DJ Adams na Taifa. Adams ngiratekereza n'aba bapeti, urumva natwe n'aba bapeti baranzi ubona kibazo. Adams urumva hazagira ubikinisha n'abarumuriza na Steven bashobora kuba banzi by the way, naranze kuba naza ariko ibyo nsigaye mbona binkumva birambabaje. Ngewe rumuri nakoze kuri Shingiro nkora ikwisangano, nakoze ku maradiyo agera nko kuri 3. Ariko birababaje n'umwanda abandi ko comment n'ubundi n'ubundi niko kuvuga ngo ari bene imbwa nta kintu zibashije okapi nta muntu kwigira ku birenge byiza, nta n'umuntu utifuza kubona abantu bamwe influencinga kuko abantu bose twarakuze tubafana. Ariko nyine niba ubonye umuntu hari n'icyo ushobora kubona umunyamakuru w'umusiniya wakumva ukuntu avugira nk'ikipe. Twese football ni ibintu bizwi cyane n'amarangamutima, ntabwo wayikora mudafite uruhande uhagaze uko wajijisha rwose. Hari ikintu cyose aratumye bikunda, sibyo? Hari n'icyo ushobora kumva umusiniya ari kubivuga koko gutyo
yibereye mu kazi ke utazi ko wenda n'abakiriya abaperezida wenda bamuhaye akazi nawe ugavuga ati se uyu muntu nyine uvuga gutya ikipe nanjye kanjye nivugira ikipe yanjye nkunda nawe ugasanga nyine nawe wirangiye ukuze nyine nawe uri buri buryo kuvuga ngo nanjye nzajya mvuga ikipe yanjye nkunda ariko Sylvie, hari ibintu bibiri bijyana burya umuziki Adam Zonda arabizi ni Big Brother wanjye sibyo umuziki na siporo birajyana ni ibintu bibiri ushobora kubahura n'ibyo bintu mu buzima busanzwe urumva ariko burya kugira ngo uzabe like a woman a critical woman cyangwa se a critical man nuko ugomba guhagarara nyine kuri personality yawe urumva like azakurwanya ntazagushobora ko nugendera muri ya side yiwe uko yumva ko ashaka kugutwara Sylvie barakubwiye ucitse intege ntabwo uzakora itangazamakuru kandi itangazamakuru ni passion itangazamakuru ni passion na patience Sylvie we nandi bo kumubwira abakobwa babiri bose twarakoranye Clarisse twarakoranye Annette nawe twarakoranye uwo ngo Clarisse hari n'igihe yazaga afite inkuru akicara hanze ya studio akarira bamwangiye no kwinjira ngo atange izo nkuru nkuko byo nkuru Adam zarabyibuka kabisa nibyo bakamubuza kwinjira muri Clarisse noneho atangiye kujya abona ukuntu ajya no muri match zo hanze ngo yabaye indaya exactly hano kubona opportunities egare ko wigurishije we ntabwo se mugabo wa Net wongera ngo we ibyo yahuraga nabyo hariya kuri TV10 ibyo nibike nabyo ndayifarabizi kubera ko gusa ari umukobwa we twabaga turi kumwe kenshi tuganira arabizi actually sinzi nta nubwo muheruka gerukana kiri hano wanza yaragiye Aniti hari ubwo muheruka akora muri Sekafu ariko se Taifa ari inaha Taifa niba uzamunsubize urumva za 2011 20 kugeza wenda 15 sibyo hari inkundura icyo gihe ya showbiz sibyo ariko abantu banganye muri kirya gihe kano kanya ntago bagishwana natekereza ko Adams umuntu wenda mwagize gutya mugakubitana gutyo bisanzwe ariko iyo muhuye muraganira mugaciringa bikarangira ariko twebwe ari ukuntu ya urumva twebwe muri showbiz ubwo uva kari ibya showbiz ariko burya siporo itandukanye na showbiz ibyo bintu bajya bitandukanye kubera ko siporo ni amarangamutima bro ngatekereza bivuye kuri audience bigena mu baturage wowe uravuga ngo baragutuka je batangiye banyita ikigarasha noneho ikigarasha umuntu wanga igihugu byose none bananeza bagutega igihe waza muri shop bifatwa nk'agakino ubu se urabona ibyo nababwiraga atari byo birimo kuba ubu ngubu wazongera kumbwira iki so wowe Sylvie we kora ibyawe bikore neza utitaye we upfa kuba uzi ko ibyo urimo gukora ariko bigomba gukorwa ibindi abantu bazabyibonera kutarimo abo bangabo bagukanga ni bakeya kurusha bukorera abanyamakuru ni bangahe se ko batageze kuri kujana uti aho ngabo muri tangazamakuru urimo kuvuga bo muri sport ariko abafana ba sport bo ubwabo ni benshi cyane ku buryo ushobora no kuva no muri ibyo ngibyo nako sinzi nuko ushobora kubwira ibintu abantu bakavuga ngo ariko uyu nguyu nzagushaka nzakwandikira nari nzakwandikira tubivuganeho kabisa nawe nje jana babakanga iyo myaka 20 maze kuri radio ko mvuga ibyo nishakiye ku kintu Bruno ariko mureke nanjye mbaze n'umunyamakuru mugenzi wanjye kamubaza ikibazo kimwe kubera iki muri siporo nyarwanda igira abakobwa bakeya iyo bagiye gutangira kandi batangirana imbaraga cyane kurusha showbiz urumva showbiz burya bagenda biga gake ariko uzajye kureba nk'abakobwa baza muri sport baba bayikunze bayifiteho n'amakuru cyane kurusha burya baza muri showbiz kuki bagira gutya bagira hagati bagahita babaca intege ukabona bisa bivamo ukajya gusanga nyine umubare w'abakobwa ba sport mu Rwanda bagenda baba bakeya Taifa ni cyo mbaze nkubwire okapi reka nkubwire kuko nanjye mbana naberega icyambere abo bakobwa baza kuko babikunda ibyo ngibyo ariko bakaza bagiye kuba abafana b'abantu benshi cyane batandukanye abo umufana w'umukinnyi runaka akaba umufana w'abakinnyi benshi bagiye batandukanye akaba umufana wabo akareba aba banyamakuru akababonamo aba role model abanyamakuru nabo nta mikino bagira ibana abakobwa barabasambanya kuko benshi cyane ibyo ndimo kuvuga Sylvie arabizi niba atarabinyuzemo niba atarabyanze ubwo arabizi nabo abagiye bamuteretse uko bangana nyuma yaho ngaho
nabo ntabwo bajya bifata kabisa, bahita bajya ku bakinnyi, buri mukinnyi babonye ngo ni mwiza iwana yaba agiye hakaza undi, uko hajemo recruitment hakaza undi, gutyo gutyo. Abakobwa ntabwo birangira babaye inshuti z'abakinnyi, inshuti z'abanyamakuru, aho kugira ngo babe inshuti z'umwuga, inshuti z'akazi kabo. Ntaho bipfira. Sylvie ndabeshya. Ibyo ngibyo ujise Adams, njyewe nabyemera kuri side ya 50-50, kubera ko nk'urugero hari abo dufite baje bakajya muri uwo mujyi koko bikarangira bigaragaye nyine ko atari cyari kimuzanye, yaraje kwicakira nyine abo bantu nyine izo connection agahita agenda, sibyo? Ariko harimo n'abandi bigize akagozi banze kurekura, bameze nka ba Sylvie, bahera ku wa mbere bakageza ku cyumweru batocaringa, basuzugura, babakora inkuru z'ibihuha, bavuga ko badashoboye, still ugakomeza ugafighting. Icyambere kigomba kumenya nuko muri siporo yacu, niba navuga kuri side y'igitsina gabo, bazi ko nyine aribo bonyine ibyo bintu bya siporo byagenewe, nibo babishoboye. Zabaze nk'uwitwa Samira azabikubwira, arabizi nawe. Exactly. Nta mukobwa muri siporo ushobora gusesengura, sibyo? Nta mukobwa muri siporo ushobora gukora interview, nta mukobwa muri siporo ushobora kogeza match. Oya, ntago bamuha agaciro. None se ari uko babinaniwe cyangwa ari uko babimapfa? Oya, wumve ngo harimo kinagaza tu. None se Adams kankubaze, mu Rwanda ntago kubona spotlight byoroshye, nawe urabizi ko bikomeye, sibyo? Mbwira ukuntu njyewe Sylvie nshobora kubona naratangiye kwikora nyine kuri kuri YouTube, nkahera ku mufollowers umwe, sibyo? Nkaba mfite YouTube igeze abantu 10,000, nkagira TikTok ifite abantu 30,000, ukagira Instagram ufite 18 birenga bigukurikirana mu gihe kingana n'umwaka umwe. None wenda izo mbuga zo ntangiye kuzikoresha mbonye telefone nzimazeho amezi 4, sibyo? Iyo audience yose baraje kugushaka aho hantu handi nuko hari ikintu barakubonyemo, babaye nta kintu bakubonyemo, ntabwo bagukurikira. Niba nakubwiye ngo abo bantu ntabwo bakagombye kugukanga habe na gato, koza ushobora no gusanga bamaze imyaka batarageza kuri abo. Rero nyine ikibazo niba uwo mukobwa umwe ashobora kuba yazamo, wenda bikarangira bigaragaye ko yashakaga uwo mukinnyi, cyangwa se hari umunyamakuru wamuyobeje, kuko na benshi bagupromesinga tuzagufasha kumenyekana, tuzaguha akazi, wowe nyine byengo yacu kuri radio zabo se nabo baba bakubwirije ukabyemera, keretse wenda reka mfate Karenzi yabikubwira, Jado Castar yabikubwira, abandi babikubwira bakubwira ko bazakujyana. Ntabwo Castar akubwira ngo nzaguha akazi, Castar akubwira ngo ndimo kugukurikirana. Oya, icyo mvuga, icyo ndimo kuvuga, impamvu nkubwiye Castar ngakubwira na Karenzi nuko bafite Karenzi afite radio ye, Castar afite radio. Abandi bakubwira ko baguha akazi, bakubwira ko baguha akazi ku kiye kigo bafite ikiye ko nawe ari abakozi nk'abandi. Ubwo rero Adams, niba umunyamakuru agupromesinze ngo cyangwa Kensi bakubwiye ngo yaguha akazi, sawa, abandi n'abakozi bisanzwe. Uwo munyamakuru uzakubwira ngo azaguha akazi, agahita agutegeka kuri bukora inkuru, akagutegeka kuri busesengura ikintu, akagutegeka ko ugomba kuvuga umukinnyi runaka ukamudisi. Rero abakobwa baba baragowe nyine. Nase go kabarakaza ko ngako. Ibyo rero nyine nibyo bisaba. Ugiye gukoreshwa nago ugiye kujya mu mujyi y'ibyo atinya akagutegeka. Niho rero birangira ubuza aho ufatwa, bikarangira nyine ugatura no kanirwaneho, nanjye nkoreshe nyine imbuga nkoranyambaga zonyine gusa. Nkora ibintu byanjye mpaka abantu babikunze, mpaka abantu babibonye. Ejo mu gitondo nyine ukaza kumva umuntu arabyutse kubera ko azi ibintu mwavuganye byose ni box mwagiye mucanamo, agahita avuga ati ese uno mukobwa ko nabigiye kurangira azamutse kandi twaramubwiye ko ntazagera. Akabaterera ikuraho ngaho. Karemye ni kamena mbikubwiye.